buzaca kubura nawe uzatabarwa Imana izakubakira inzu uzava mu nzu z'abantu Imana izakugirira neza Imana izagukiza uburwayi bukomeye Imana izagutabara komera we. Nanone kandi mugire ibihe byiza cyane inshuti bakunzi ba David Kwizera artiste. Turagarutse mu kiciro kandi nanone ubu ni episode ya kangahe? Ya gatandatu. Episode ya gatandatu nibyo. Mwoka byaramwe muraho neza bavandi. Muraho cyane Jean Paul. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko kuri kane mwarandijije, kuri gatanu muransetsa, ariko ahantu twasoreje nari ngeze igihe cyo gukwenkwenuka byanyabyo. Ngira ngo hari igihe kizagera noneho mukanashwanyuza kubera ibitwenge byinshi cyangwa so karira cyane. Mama Kire uraho neza? Ndaho ndashima Imana. Ngo bari bagufashe ku ngufu aho twasoreje Imana ikingaho ikiganza. Yego. Ndagira ngo dusenge niturangiza we Mama Kirenga uhita ukomereza ko utubwire niba kuri iriya nshuro ya gatatu David byaramunaniye kugufata ku ngufu. Kuko hari n'akantu wari ucometsemo cyagiye ngo nta muntu umwe bajya bafata, kandi abagore baramamaze babafata, abana b'abakobwa baramamaze babafata. Wowe rero uraza kutubwira ese koko ni za mbaraga z'Imana cyangwa ni bya bintu byari bikikurimo byagushoboje kugira ngo ushwishuze. Reka dusenge. Data wa twese mwiza, turagushimiye cyane kuko uri uwera. Turaguhaye kaze mwami muri twebwe. Turi abantu b'inyama n'amaraso, ariko turakwinginga ngo umwuka wera tuganze. Babazi zawe zibe kuri twebwe, kuko aho tumaze iminsi tunyura hose mwami birashoboka ko tutaboneye nkuko bikwiriye. Reka tubonezwe kubw'amaraso yawe muri ibi biganiro by'ubuhamya. Ndabizi ko hari benshi barimo barubakwa, hari benshi barimo barasubizwamo imbaraga, hari benshi barimo barakomezwa, hari n'abandi barimo barihana kuko bo baratsinzwe. Turakwinginze ngo ukomeze kutubera umuyoboro mwitangira no mwisoza. Ni mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Amen. Mama Kirenga twagiye ubu urafashwe. Ntabwo nafashwe. Warutangiye unyemerera none urigarama. Oya ntabwo rwose nafashwe. Wakijijwe n'iki Mama Kirenga? Nakijijwe n'Imana yanjye. Tubwire neza. No gusenga. Gusa ubushake bw'Imana burasharira. Ubushake bw'Imana burasharira. Yego. Kandi gusenga bigira umumaro, kandi gusenga bikingura ijuru. Yego. Byaba ari ubuhamya burebure cyane kubera yuko Imana yabanye nanjye, kandi nshimiye Imana cyane, ihabwa icyubahiro, ishyirwe hejuru. Kuko intego niyemeje ko nayigezeho. Rero narabwiye Imana ngo nzashyingirwa ngewe ntiyandurishije icyo cyaha, kuko niyo numvaga nashaka kuzakirwamo, numvaga nashaka kwishingira, kandi nkumva nta wundi musore cyangwa umugabo nzabonana nawe kugeza nshingiwe. Iyo ntego ndayiha kandi Imana ishimwe kuko nayigezeho. Rero kuri finali burya ugiye kwinjira mu gisubizo habanza n'ikigeragezo burya. Yego nababwiye ko yantumyeho ngo ararwaye, njyayo, maze kugerayo rero niho nasanze yipfukapfutse. Twari tugeze ahantu havuga ngo nuko bigeze saa 5 za nijoro. Yego. Ngo abagize ate uwari urwaye abararwarutse. Ababayibereye. Abararwarutse kabisa. Uwari urwaye abarakize. Yego. Arambwata uyu munsi we wanze ko twishingira, ati kandi ubukwe ntago mbura ngo mbubone, uyu munsi turabana. Yego. Ndamungana ibyo ntibishoboka. Yego. Nareba nkabona nta mbaraga mfite, waba muzima arakira. Yambara imbaraga mbona arazifite. Ndavuga si bukoko noneho nge nari na gato cyane, ku buryo ari no kunterura kanjyana ko ashaka. Nari gato cyane nta tubaraga ntacyo. Ndavuga noneho bimbayeho Mana ko navuze ko ibintu ntazabikora. Ubundi nimvuze induru baravuga ko ari nde wanzanye haha muri izi saa 5 za noneho kandi ikindi ni no mubabaje abako ninjiye nje kureba iki.
ndavuga ntumve Imana rero mbabarira ntabare. yego Aratangira arabyuka ariyorosa baramfashe nanjye ni kwa General Yesu, yego ni kwa General Yesu barankomeje nanjye ndamukomanya nitoka satani njya mu mwuka nozura umwuka ati mu izina rya Yesu. Najya mu mwuka nkumva uko ari kujya mu mwuka ndavuga nti Imana iri kumwe nanjye ndakomeza none ndenyegeza ni mu izina rya Yesu. Navuze ko nazasamba ntabwo nzishingira ndatokesha ndakubita ndasenya mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu ndasenga njya noneho njya no mu mwuka nduzuzwa njya mu mwuka ndasimbuka mu rushimbaraga kuko ndamukomeza Munyemana wanyingiranye atangira gushyira ku rugi yumva ibyabaye. Uyu natangira kuvuza induru ajya mu mwuka ahubwo. Munyemana yumvishe ibintu byakomeye twatangiye gusenga nawe bagiye mu mwuka nanjye mbangiye mu mwuka indimi turazivuga. Umwuka wera w'Imana aramanuka maze mbonye acogoye atangira kujya hasi ati nyabune mbabarira ni satani yari inteye ndagufashe ndakomenya yampaye utonyura kanza naho nibindi Munyemana ubwo ari yakingwe ngo aje kureba byabaye mba nasotse ndigendeye ndamubwira ati muri zo satani uzanijoro burirutse ndiruka ntabwo nari kuhaguruka nka saa sita zirenga mba ndirutse ndavuga nti ndabamenye Munyemana ndakumenye uri umugome wari ugiye gutuma ibi bintu bimbaho. None se mwari mwegeranye no kwasoba ubukwe bingana iki kugira ngo usohoke muri zo saa sita za nijoro wumve ntabwo bufite bwo gutaha? Ari nk'iminota 10. Ngereka nkubwire rero nge ntabwo banari mfite bwo gutaha. Nge najyaga muri mutira nkarara ndi mu butayu ndi gusenga ndi muzima ndi umwana mutoya mu myaka 15 mu myaka 12 nari umuhanuzi. Ukarara mu ishyamba wenyine? Nta nubwo banari mfite ngenyine. Hari n'igihe nabyukaga ninjoro nkahenga bose basinziriye nkabyuka saa 9 nkajya mu nsina. Noneho papa akumva ndakinguye agategereza ko ninjira kambura. Noneho iwacu rero nta matara bagiraga muri iriya. Akajya mu gikona agacana nkajya kubona nkajya muri rutogera kujya gura igishirire. Ati nikoye ntawize uraha. Akamurika najya kumva nkumva ndi hejuru haguruka tugende nkakomeza ngasenga kantegereza kagarara hariya narangiza akanyura asubira mu nzu. Urumva nimba nabyukaga saa 9 nkajya gusenga nkarara mu ishyamba n'ingenyine kugenda saa 9 z'ijoro ncitse ibyo bintu ntabwo banari kugira. Wize uri mukomeza na David araje yongere asongemo izi mbaraga zo kurinda ubusugi bwawe ku rugero nk'urunguru kugera ku rwego uhura na biriya bibazo ukagera ku rwego rwo kurarana na David umugabo wawe muri biriya bibazo ntumurarikire nawe ntakurarikire kuko abantu b'igitsina gore kame n'abantu bakunda keya cyane. Iyo umuhaye keya nubwo yaba ari umugore w'abandi birangira yibagiwe umugabo we bitewe n'uburyo bamwiseho cyane. Bwa mbere uraranye n'umuntu ntacyo mukoze muri ziriya starago zari amezi yose mbega nihataye ntunavuze uti uyu muntu yararushye igihe kinini none ugageze igihe cyo kunshaka ubwanjye ahubwo ngize amahirwe none harabinyibwiriye reka nanamushimiriremo mushimire rwose mu by'ukuri nk'umuntu wihanganye kuri urugero. Kuki utagize ubwoba ko David ashobora kugira umujinya ndengakamere hakakwanga kandi bikarangira bigaragaye nk'aho umuhemukiye n'uburyo yakwitayeho? Nta jambo Imana yavuze ngo rihere nari mfite kwizera gukomeye. Numvaga atagenda impamvu numvaga atagenda reka njye kubwira Imana cyambere yaravuganye nanjye. Yego yari yaravuganye nanjye Imana ibimenyetso bifatika. Yego ikindi kandi numvaga ngewe binabaye gucya akabinkorera kucyo n'ubundi tutabana. Yego kuko numvaga nari kuba nciye mu isezerano nagiranye n'Imana. Yego rero nta mugambi w'Imana ujya upfa. Naravuze ngo nashaka nyange nashaka ndeke ntabwo mbikora. Umve yarananye nginze nyuma yansaba imbabazi mbanza no kwanga ndamwati wari ugiye kuntura mu cyaha wamukaniye namukaniye. Ndagira ngo dutange ubutumwa gatoya kandi ni uri bubutange. Muri iki gihe cya none turimo hari ikintu cyitwa mpanumve.
mu makorari mpanumve za worship team hamwe ushobora kujya kubona ukabona umukobwa wabonaga rwose ari wa mukobwa ufite indangagaciro, ariko nawe ejo umuhungu akamubwira ati kugira ngo nemere ko unkunda, kandi barimo banarambagizanya wenda bafiyansanya ari ibintu biri special, ariko umuhungu akamubwira ati urabanza umpe numve, umukobwa agahita amubwira ati nukuri umva. Muri iki gihe cya none ubona kugira ngo umwana w'umukobwa uzagukurikirana yakira izo mbaraga yakora iki? Yasenga, kandi basenga, yasenga kandi akirinda. Erega buriya hari ugusenga ukakira n'umwami n'umukiza, hari no gusenga gutya bisanzwe. Ntabwo ari uko nawe mfite imbaraga zikomeye ziruta iz'abandi, ahubwo iyo wasenze ubana n'Imana neza ibyo bintu urabishobora. Kandi koko Imana yabanye nanjye narinze shingirwa kubw'imbaraga z'amasengesho. Rega iyo bakubwira ngo amasengesho araritura aranyeganyeza, sibyo? Amasengesho yabashije kuritura inkike z'Iyeriko. Rero amasengesho umuntu asenga uko yaba ari kose atakira Imana nta rubanza afitanye n'Imana. Namwunganira yasenga akizera. Gusenga kwizera gusa, gusenga no kwizera. Jewe ndavuguruzamo gatoya. Ntabwo numva ko ikintu cyari hano kuri wizeye ntabwo kwari ugusenga no kwizera, ahubwo muri we ikintu gikomeye mbona muri ibi ni intego. Icyo bita intego yari yarihaye muri we, icyo bita kuvuga ngo aryo ubwo sibyo Rudasi, nibyo nyine nka kwizera nyine muri wowe. Oya burya abenshi barasenga no kwizera bakizera, ahubwo uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore wawe uko mbyumva yarinzwe n'indahiro yari yararahiye imbere y'Imana, akavuga ati jewe ntabwo nzatezuka kabone nubwo isi yahinduka. Kuko abenshi mbega twebwe twese ibi byacu byitwa agakiza byubakiye ku gusenga no kwizera. Aba bakora ibyaha nkana abangaba bampanumve burya muganiriye yakubwira ko yarashwe, ariko yakubwiraga ko ubundi yaragize gute yarabirimo. Ahubwo wenda nko muri iki gihe cya none urumva tuzi abo bita nabare kabo bavuga ngo bo basekuruza bababujije kunywa inzoga. Umuhanuzi garaje nabareka abamakabe bibara abamakabe, yes, ngo basekuru bari barababujije ngo kunywa inzoga. Umuhanuzi aragenda ati ni munywe ni kuwiteka yavuze, ati oya basogokuru bagize gute baratubujije. Kandi ubu bahagaze imbere ni umuhanuzi, nibyo navuga koko byavuye ku Mana, ariko baravuga ngo nubwo byavuye ku Mana ntabwo tuzanywa inzoga. Nicyo ngicyo cyabaye muri uyu mukobwa. Nawe si ukuvuga ngo no kwizera wenda gusa no gusenga, kuko abasenga byo gusenga ubundi no kuvuga, ariko we warinzwe n'indahiro warahiye Imana. Ubwo ndabyumvisha cyane. Hanyuma wenda ibyo ari byo byose reka dukomereze kwa David. Nawe buri umuntu buri muramurya urabizi abantu barimo baraganira buri umwe agira nka gutya kumva umuntu uri muri iragenda wikubita. David agize gutya aratsinzwe, hari akantu mbasubije inyuma ho gatoya. Uyu musista wacu akagira ati mu izina rya Yesu ndavunagura abatayimoni ndashwanyaguza imbaraga z'umwijima. Wakanura gute ubona imitwe yawe yampanye, ubona imitwe yawe irimo irajya guhinduka imbaraga z'abazimu, kandi koko bikarangira amashitani atuntumutse. Iyo yavugaga mu izina rya Yesu toka shitani, we wavuga gute? Se warikirizaga ngo amina. Jean Paul amwe n'abadukurikiye rero nkubwire buriya hariho umuntu uba ufite agakiza ko mu mutima. Yego. Nibyo bintu njya ndeba no kuri kino gihe nyine tubona, ariko burya habaho abantu bafite agakiza ko mu mutima. Hari indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo njye ndi umukristo wo mu mutima. Yego. Burya bisobanura ko hari n'umukristo ariko utari wo mu mutima. Yego. Nubwo ibyo bintu byose njye nabitekereje, nabaga mfitemo 80% yo kuvuga ngo 80% kwari ukuvuga ngo ndashaka kureba imbaraga z'Imana koko niba ariyo koko yabivuze ko izadukorera ubukwe
tukaba turi kunyura muri ibi, ngiye gukoresha imbaraga zanjye zose kugira ngo ngeye ibi bintu mbyikorere. Niko nabitekerezaga. Noneho niba ko kari Imana yabivuze, iyo ibicishe mu zindi nzira ntibibi. Niyo mpamvu nabaga napanze nyine nabigiyemo gutyo, ariko naba mbyinjiyemo nkabona uyu nguyu agiye mu byo gusenga, nanjye nka wa mukristo nyine wo mu mutima, bikazamuka ngatangira nkumva nanjye ntangiye kwigaya, atari ku bundi n'ibiki ndimo, nanjye nkajya kumva nkumva agace k'umwuka kamfashe, bikaza kurangira nanjye numva bya bintu rwose byandangiyemo. Rero byarangiye ngiye mutakambira mubwira ngo mbabarira ibi bintu rwose, uhereye none mbonye ko Imana izadukorera ubukwe mu buryo ntazi, tuzasezerana mu murenge, ntabwo ibi bintu nzabyongera, mbabarira. Arambwira ati ndababonye. We yahise akubita urugero agenda, nagiye kumushaka ari mu gitondo, mutumyeho araza ahagarara ku mbuga, abona ninjye, yanga kuza, ndahaguma, sinzi ukuntu byagenze, yabitekerezaho araza. Aje angezeho ikintu yarambwiye ati ndabizi uje kunsaba imbabazi, n'ubundi nakubabariye ntiwirirwe uvunika ngo uvuge byinshi, nakubabariye, dukomeze gahunda z'ubukwe. Nuko rero byagenze, gahunda z'ubukwe nyine tuba turazikomeje, ntabwo negeze nongera gutekereza icyo kwishingira. Nahise mvuga ati uko bisa kose ibintu byose ngerageje Imana izadukorera ubukwe. Nibwo nyine nyuma haje kubaho ya gahunda navuze yuko bashyizeho gahunda yo gusezerana ko abantu babanaga bitemewe, natwe dusezerana muri abo ngabo, kandi icyo nicyo cyonyine cyari kimpangayikishije. Buri ubukwe bwo gusezerana mu rusengero ntabwo bwari bumpangayikishije, buriya n'umuntu bwahangayikisha, buri ubukwe bwose wabukora. Icyari kibanganye n'icyo ngicyo ntari gushobora kwikorera, cyitwa gusezerana mu rukiko. Ariko ubukwe bwose buriya wabukora uko amafaranga waba ufite yose cyangwa tutanayafite, buriya wakora ubukwe bwo gushyingirwa. Tuzaguma tubabwira uko ubukwe bwacu bwagenze. Hanyuma rero ubwo nyuma yo gose ntitwakomereza nyuma yo reka dukomereze hantu mwaragiye, sinzi niba mwaragiye gusaba mbere y'urukiko cyangwa niba mwaragiye gusaba mbere y'urukiko. Mwagiye gusaba mbere y'urukiko, nyuma muvuye mu murenge nibwo mwageze hahandi hamwe mwatubwiraga mwatiye ibyumba aho kujya gusengera nyine. Yego, ngira ngo sindi kwibuka neza igice cyajemo, ngira ngo ari nacyo ngira ngo twaba twaranasorejemo cyane niba ndimo nibuka neza, ahantu wageze ngo ukagira inzara ikabije, hanyuma ngo akajya ahora iteka kuzanira ibiryo. Harya twabivuze mu gice cya kangahe? akajya ngira inzara ikabije. Twageze nkumva imosi iraje ngo ahantu ngo wari warishwe n'inzara, none ngo akajya ahora ateka uturyo ngo akakuzanira mu cyumba cy'amasengesho, ngo mbere yuko musenga, mbere yuko mwinjira mu masengesho ngo ukabanza ukiherera ahantu ngo ukarya. Ni wese cyangwa ni mukuru we? Niwe aho yanzanira ibintu by'ibiryo, ndumva tutari turahavuga, ahubwo mukuru we yajyaga. Oya, aho twarahavuze, niyo mpamvu mpazanye. Urumva ntabwo nari buvuge. Urumva tuvuye, urumva nyuma y'ubukwe bwo mu murenge bwo mu rukiko, twavuye mu bukwe bwo mu rukiko kuko twavuye nyine yasaze. Uwo munsi nta nubwo yatashye mu rugo, niho twahitiye n'ubundi kuri wa musozi wa Mputira. Aho ngaho hariho mukuru we nyine yagendaga akatuzanira ibiryo rimwe na rimwe. Ari naho navuze najyaga ngenda nkajya gutora imbuto z'ibisheke, cyangwa ahantu banditse imyumbati nkagenda nkawusitara, aho nkawutora ngacama agace nkawuzamukana, naho kumbi nyine mushyiriye aho yabagari. Noneho byaje gukomeza, noneho bikagera igihe noneho nawe agiramo agahenge. Ubwo urumva twabaga twegereje no mu gihe turimo dutegura n'ubukwe nyine noneho bwo kuzashyingirwa. Ariko byo byari ibintu by'urugamba, ntagikora, nta kazi, nta kintu mfite, nta mafaranga, utambaza nyine. Gusa ibyiringiro byanjye ari uko nzakora ubukwe kandi ko Imana izadukorera ubukwe. Aho rero niho navuze nagize ubuzima bubi, kuko naje kugera igihe we nibyo ndabyibutse narahavuze, kuko byaje kugera igihe we agiramo agahenge ajya mu rugo. Ubwo kujya mu rugo rero
nanjye niko ndi kwitegura ubukwe ariko nta n'ahantu mfite ho kuba. Navuze ko bari baransohoye mu nzu nyine n'ibintu barabifashe n'amaradiyo n'imyenda. urara ku gasozi. nararaga mu nsina z'umugabo witwa Mukeshimana. Aho rero niho yazaga ku manywa nyine akaza akanshaka akanzanira ibiryo nkarya. Twasoreje nyuma yaho rero ubwo amatariki y'umuntu ntabwo yagenda yibuka ariko twaje kugera igihe twandika invitation. Nandika invitation nyine ko dufite ubukwe bugomba kuba mu kwezi kwa 7 ku itariki 23 2010. Itariki muyihawe nande? Itariki twakoze ibyo abantu bose bakora twakurikiranaga ibyacu ku rusengero mwikorwe kuri paruwasi. Niho twigiye umubano, niho twafatiye n'ubundi nyine dupanga itariki. Twakoze ibyo abandi bose nyine bashyingirwa bakora. Cyakoze ikintu tutakoze ni inama y'ubukwe. Inama z'ubukwe nanjye nzibonye ejo bundi. Buri ubukwe bwacu nta nama, ibintu bitanga inama y'ubukwe nta yegeze iba. Ubwo rero twandika invitation. Nanditse invitation rero kubera abantu benshi batubonaga muri ubwo buzima. Nanditse invitation bwa mbere naragiye mu icyazo nandikisha invitation 200 ndazitanga zirashira ngaya mpura n'abantu David udutumire mu bukwe bwawe tuzagushyigikira tuzagutwerera pe. Ubwo n'abantu babaga batuzi nyine baza ubuzima bwacu tubaye mati bwa bukwe bugiye gutaha tuzagutwerera. Noneho ngasubira mu icyazo nandikisha izindi zigera nko mu 140 nazo ndazizana ndabahereza. Ariko najya gusenga noneho nakicara ngahita mbara nkabara za invitation zose ngavuga nti inaha kubera kari mu cyaro reka buri muntu mubarire kaza wenda 1000. Noneho invitation 340 ngahita nzibariramo 340. Iyo ntashobora amafaranga ntashobora kuzabura. Ariko kandi noneho nkavuga ati ariko noneho harimo n'abazamba 5 harimo n'abazamba 10. Noneho nkavuga ati uko bisa kose nzabona 500. Gutegura ubukwe bwa Sengi Samiri rero icyo gihe cyangwa se aho hantu bwari kuba ari ubukwe nyine bwiza nyine bwa hatari nyine bwanjye. Ariko Imana najya gusenga Imana ikambwira ngo ntiwizere umwana w'umuntu. Ninge wavuze ko nzagukorera ubukwe ntugire umuntu n'umwe wizera. Ntatinze rero igihe cy'ubukwe kigeze nubwo mbaye nkutarutse. Za invitation zose natwererewe amafaranga 1014. 14 niyo mafaranga yonyine natwererewe muri za invitation zose. Hanyuma rero mu gihe nari ndi kwitegura gushyingirwa hari umukecuru w'impumyi wari utuye ahantu bita mu Kivoga. Yaraje hasigaye ibyumweru 2 ubwo sinari ndanabona aho nzashyingirirwa. Abampereje ikiro cy'umunyu yakizanye kiri mu isashi yabaga mu isashi. Umukecuru ufite ubumuga bwo kutabona. Hanyuma nzanira aravuga ati rero mwana wanjye invitation warayimpaye none agatwererano kanye nkabonye hakiri kare mbaye nkaguhaye kugira ngo ejo nta katazangwaho. Abampereje ikiro cy'umunyu. Uwo mukecuru anzanira ikiro cy'umunyu hari mu gihe nari ndimo nitegura ubukwe nsigaje ibyumweru 2 ariko ntarabona n'inzu yo gushyingirirwamo. Ariko Imana yarambwiye ngo nzashyingirwa mu nzu itameze nk'iz'abandi, ngo nzashyingirwa mu nzu yihariye itameze nk'iz'abandi aho mwiyo karitsiye. Hari inzu rero imwe y'umugabo w'umupasiteri yari ifite amatafari ahiye izindi zose ari rukarakara. None iyo nzu yabagamo umwarimu nyine n'umugore we bayishyingiriwemo. Nareba nkavuga ati ki nzu ariyo yonyine iba hano itandukanye n'izindi. Imana ikambwira ngo nzashyingirwa mu nzu itameze nk'izindi kandi mwiyikaritsiye. Kandi iyo nzu yakodeshwaga 1015. Wibaza inzu ya 15 yaho hantu yari inzu nziza cyane irenze. Noneho rero ngavuga ati ubwo ngubwo ibintu Imana imbwira koko ni ibiki. None se ko nta mafaranga ko nta kazi nzayikodesha iki? Okay, ibyo ngibyo ndabyihorera. Muri iyo minsi rero nari mfite igihe kingana n'ukwezi n'igice ndi kuba ahantu mu rugo rw'umugabo bitaga Papa Benita cyangwa se Mama Benita. Ni Papa Benita nyine na Mama Benita kuko ni naho nashyingiriwe. Ndabashimiye nabo mpora mbashimira nabo nyine nibabona ubu buhamya bazumve ko mbazirikana. Kuko nibo nageze cyo gushyingirwa nabo bazi ubuzima bwanjye. Barambwira bati hano hari ikizu umuntu w'umusaza yari yarasize ari mu kiriyo nyine za niba ari Kigali niba ari Nyagatare. Kizu kinini cyane
noneho arakibasigira nyine kwa kundi akibacungishije. Barambwira bati hano hari umuntu wasize inzu, ngwino kugira ngo ujye urara hanze ube wirariramo nyine unategura n'ubukwe bwawe. Ya nzu nayirayemo nka kabiri, yari inzu irimo ibintu ntamenya, ngarara ndwana n'ibintu bikomeye. Barangije baravuga bati, ndababwira ati ndabona ngiye kuzahagwa. Barambwira bati noneho reka tukwereke. Bari bafite akantu imbere kwa kundi umuntu ku nzu ye yungaho akantu ku irembo akabotike, kuko kari karimo na etagere ariko ari gatoya. Ako niko bampaye, bampa n'akantu ko gusasamo nyine. Ubwo nyine ni bene kakamatera ka kera ka original, ubwo ndavuga ni agasambi. Hanyuma rero aho ngaho niho nibereye, abambereye abantu beza. Nari maze igihe kingana n'amezi nk'abiri ntunzwe buriya namaze amezi 2 cyangwa saburaho ntunzwe n'ibisheke. Nta kindi kintu ndya, ntunzwe n'ibisheke. Nari naragiye umuntu abimpereza idene, kwa kuno umuntu abaje gucuruza yari umuntu tuziranye. Ndamubwira ati icyo uwo muba w'ibisheke wose nangahe? Arambwira niba yarambwiye 700. Ndamubwira nti nyine nzayaguha. Arabimpereza, ndagenda mbishyira ahantu, mbibika ahantu. N'ubundi nibyo nagendaga ngatora igisheke nkarya, nabiriye ukwezi kurenga nk'ukwezi n'igice ibisheke. Nageze aho ngaho rero aho ngaho bancumbikiye nkibifite nyine mbyinjirana mwaho ngaho. Ariko none najya kubona nkabona batetse, nkabona bampaye ibiryo, nkabona banzaniye ibiryo. Ubwo noneho uyu nawe nyine akahansanga na mukuru we, nabo bakanzanira ibiryo. Ubwo ndi kwitegura ubukwe. Ubwo niho abantu bazaga bamwe bakambaza se ubukwe burakomeje? Ati burakomeje. Ufite iki se? Nanjye ni ntacyo nyine, ariko Imana irabifite. Cyakoze bamwe nkabagati ibintu birahari, tireba mwiyo karito, akareba ikiro cy'umunyu, bagaseka bakigendera. Ubwo hasigaye ibyumweru 2 nkashyingirwe, nibwo nagiye kubona mbona umuntu waragiye kubaza ahantu ngo bita mwibanda, ni kure yaho ngaho. Araza aravuga ngo ari gushaka umuntu bakorana, ngo arantu yabonye ikiraka, ngo uwo bakoranaga ngo we ngo niba yararwaye, ngo ariko kandi ngo abonye ikiraka hafi aho ngaho, akeneye ko twakora yibura nko nk'icyumweru kimwe akazabona gusubira mwibanda, wenda uwo nguwo yakize. Twagiye rero tujya kubaza nyine, ntabwo nari mperutse kubaza, nari maze igihe ndi muri ibyo ngibyo. Hahandi rero tugiye kubaza, twagiye kubariza umuntu w'umugabo, dusanga ni ibiti bita umuhumuro. Abantu benshi bahagera babitinya cyane kuko byari ibiti bikomera cyane, bipfuka kubaza. Noneho umugabo tuhageze aravuga ati ibi biti nabizanyeho abafundi bose barahakana ko batabibaza. Atariko nimumbwire niba mwabibaza, mumbwire amafaranga nabaha ku rubaho. Imbaho icyo gihe twabarizaga urubaho 300 rwitwa ipuranshe rwa kabiri. Noneho twebwe ndamubwira nti wowe twebwe uraduha 500 ku rubaho. Aravuga ati niba muzi ko muri buzibaze mukabishobora, ngenda yabaha. Cya giti nagihereje ishoka. Ubwo ariko nyine agatege kari gaciya kubera n'ibintu by'inzara nyine. Ngihereje ishoka, nabandi kugitema nkumva uko najyaga ntema umuhumuro siko kimeze. Nkumva kiroroshye kiri kuvuvuka. Uko wajya gutema ibindi. Cya giti rero twarakibaje dusanga kiroroshye ku buryo mu minsi ngira ngo 3 nakoreye amafaranga, ngiye kubona mbona wa mugabo anyishyuye 45,000. Ikintu nakoze, naragiye ngeze muri quartier nsanga wa mugabo nawe wabaga muri yanzu w'umwarimu, nawe ngo yujuje inzu ye, yanzu yayivuyemo yagiye. Mbita ntuma kuri njya kureba pasiteri yari atuyantu biti Nyarubura, ni kure yaho ngaho, kwari kugenda n'amaguru nkajya kumureba. Ndamubwira ati yanzu yawe ndayishaka. Pasiteri yaranze, se David amafaranga uri yafite? Ati iri yanzu banyishyura 15. Urayafite? Ati ndayafite. Ubwo inzu nahise nyishyura, yahise yimpa nyishyura amezi 3. Ya 45 wa mugabo yampereje nyine kuri bya biti twabaje. Ubwo nahise ngenda nishyura amezi 3. Nyuma yaho ndongera ndagenda tubazaho n'indi minsi, kuko twakoze nk'icyumweru kimwe imbaho turazibaragura, tubazaho nk'indi minsi nanone nk'itatu, mba mpakuye ndi n'ubundi agera nko 45,000 n'ubundi. Ubwo mba ndagiye niba naguza agaceri, utuntu nyine nabonaga tw'ingenzi, amavuta. Okay. Ubwo nko kuri urumva nyine nko kuri senkanti zanjye nizo naguze mu ibikoresho, nizo namaze kuyibona nayikodesha, ariko Imana yambwiye ngo bigire ibanga ntubivuge,
ntihagire abantu bazamenya inzu uzashyingirirwamo. Abantu bayimenye gusa uwo munsi twayigiyemo, kuko twabujijwe no kujya kuyikoramo isuku ngo bataza kuyimenya. Babimenye gusa twayigezemo nyine twashyingiwe. Narinze nshyingirwa nubwo nari nayikodesheje gutyo, ntayikandagiyemo nkiba aho ngaho kwa Papa Benita nyine. Hanyuma rero ubwo bwari uburyo bwo kugira nyine ngo Imana yabonaga ko hari imigambi mibi n'ubundi yo kuba bajya gutega iyo nzu, wenda ababuriye hamwe bakabonera ahandi, kuko ubukwe bwo bwari bwarahagurukiwe cyane ari ugusenga impanda n'impanda ari amazamu, kuko butagombaga kuba. Ubwo rero natinze nagendaga mpura n'abantu, numvaga ko nyine ari nk'igihe cyo kuba nakakira intwererano za invitation nanditse. Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara, ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza. Tubadodera kositimu nziza cyane, ku bagabo tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori, tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze, unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow.